reka nongere mbashimire mukomeje kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Uko maze kwimenyera ngiye bahereza iki kiganiro, amazina yanjye ndi Cyubahiro Elvis, abandi umunyamategeko, nkaba mbafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi. Rero nge ubaha ibyo biganiro, nkaba ngushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu ndetse ubibone mu ba mbere, kugira ngo nuramuka ugize ikibazo kijyanye n'amategeko ntibikugore, ugiye kuba warakoze subscribe, kubona channel yanjye bizajya bikorohera. Ushobora kuba ugiye kugura ubutaka, ushobora kuba ufite ikibazo cy'indezo, ugahita utekereza hari YouTube channel y'umunyamategeko Elvis, kanjyeho ndebe numve ese indezo itegeko rivugaho iki. Niyo mpamvu ngiye ngusaba gukanda subscribe kugira ngo utazagishikwa n'ibiganiro byacu. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyiza cyane kijyanye n'ubutaka. Nkuko nari nabateguriye ikiganiro kijyanye n'ubutaka, ariko nicyo ndibuze kubagezaho uyu munsi, kandi ntekereza ko numara kureba iki kiganiro ndetse ukabihuza n'ikiganiro kindi nabahaye, ntekereza ko nta na rimwe uzigera ugira ikibazo kijyanye n'ubutaka uko byagenda kose. Ubu ngubu ndizera neza ko wamaze gukanda subscribe. Reka noneho dukomeze mu kanya nkubwira kuri topic nabateguriye y'uyu munsi, ivuga ku byo ugomba kubanza kugenzura cyangwa se kwitondera mbere y'uko ugura ubutaka. Muri iki kiganiro turi buze kwifashisha itegeko nomero 27/2021 ryo kuwa 10/6/2021 rigenga ubutaka. Reka twongere dusubire mu kanya nkubwira ibyo ugomba kubanza kwitondera mbere y'uko ugura ubutaka. Murakoze cyane. Tudatinze, reka duhere ku kintu cya mbere ugomba kwitondera mbere y'uko ugura ubutaka. Ikintu cya mbere, menya nyir'ubutaka ndetse n'abo basangiye uburenganzira kuri ubwo butaka. Ndababwira ibintu 5 byagufasha. Icya mbere, kanongere nkibasubiriremo, menya nyir'ubutaka n'abo basangiye uburenganzira kuri ubwo butaka. Ingingo ya 22 y'itegeko nomero 27/2021 ryo kuwa 10/6/2021 rigenga ubutaka ivuga ko kwemera ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka mbere y'uko rikorwa ryemezwa n'abanditse ku cyangombwa cyangwa se ku nyandiko mpamo z'ubutaka bose. Icyakora ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ririmo abashyingiranywe cyangwa se abashyingiranywe bahuriyeho ryemezwa n'abashyingiranywe bombi, n'iyo umwe muri bo yaba atanditse kuri icyo cyangombwa cy'ubutaka. Umuntu wambuwe ubushobozi n'urukiko rubifitiye ububasha cyangwa se umwana bahagararirwa hakurikijwe amategeko abigenga. Reka nguhereze urugero. Umutungo ushobora kuba ari uw'abazungura cyangwa bagomba kuzungura nyakwigendera. Kwa kundi nk'umubyeyi ashobora gupfa, urumva abafite abazungura bahita bazungura umutungo direct. Abazungura bashobora kuba ari abazungura bagombaga kuzungura nyakwigendera. Abagombaga kuzungura nyakwigendera ari abazungura wenda urugero nka 6. Umutungo ukagurishwa na 5, wenda nk'urugero undi wa 6 ubura adahari, wenda yibera nko hanze y'igihugu cyangwa se ahari ariko ntabyemeze cyangwa se ntibamuhereza amakuru. Wowe ushobora kugura ubwo butaka, wa wundi wa 6 ataje ngo asinyeho, ashobora kuzaguteza ibibazo, akavuga ko ubwo butaka bwagurishijwe atabizi, ukaba wabwamburwa.
Ikindi kintu, umutungo ushobora kuba ari uw'umugabo cyangwa se ari uw'umugore. Reka tubanze duhere ku mugabo. Umutungo ushobora kuba ari uw'umugabo, umugore basezeranye ivangamutungo ariko ku cyangombwa cyanditse ku mazina y'umuntu umwe. Umugabo afite umutungo yawuguze mbere y'uko akora ubukwe, amaze gukora ubukwe icyangombwa urumva cyakomeje kwandika ku izina rye ari we wenyine, kandi urumva yarashyingiranye kandi ashyingirana ivangamutungo rusange. Hari igihe umwe mu bashyingiranye ashobora gukora amanyanga akaza kugurisha ubutaka undi atabizi, yitwaje ko icyangombwa cy'ubutaka cyanditse kuri we kandi barasezeranye ivangamutungo rusange. Ni byiza ko ubwo agomba kukwereka irangamimerere rye ukamenya niba afite uwo bashyingiranye mbere y'uko ugura ubwo butaka. Ikindi kintu, umutungo ushobora kuba ari uw'umugore, umugabo basezeranye wenda urugero ivangamutungo cyangwa cyanditse ku mazina yabo bose. Umutungo ni uw'umugabo n'umugore basezeranye ivangamutungo ariko icyangombwa cyanditse ku mazina yabo bose. Noneho umwe akaba yaza, ashobora kuza kukugurisha ubwo butaka kandi bigaragara ko ku cyangombwa atari we wenyine wanditseho, hariho amazina ye n'umufasha we. Akaba yaza akakubwira madamu arabizi, nta kibazo, madamu arabizi rwose, ugira ikibazo yabinyemereye. Akaza akagushuka gutyo utazi neza niba uwo mugore afite consent cyangwa se abyemera ko ubwo butaka bugurishwa. Rero icyo gihe mudamu ashobora kubimenya nyuma akaza agatesha agaciro ubwo bugure, wowe waguze amafaranga ukaba wabihomberamo, n'uwo mugabo ntabashe kubona ayo kukwishyura. Ni byiza ko umubwira madamu wawe azi. Ashobora no kukubwira akuzanira irangamuntu ya madamu we yanayibye utabizi, akavuga madamu yampaye n'irangamuntu yabyemeye. No, ni byiza ko ugomba kubanza ukamubwira ukamenya amakuru, ukamubwira madamu wawe ari hehe, anaze nambwire niba yabyemeye, nanabisinyire, akakuzana inyandiko. Wenda niba atanari hafi akazana inyandiko yasinyeho. Ikindi, ashobora kuba ari umutungo wa koperative wanditse ku banyamuryango b'iyo koperative runaka. Si byiza ko haza kugurisha abayobozi bayo. Ashobora kuza kugurisha abayobozi bayo ariko atari bo banditse ku cyangombwa cy'ubutaka gusa. Ni byiza ko abanditse ku cyangombwa cy'ubutaka bose baza, abo ngabo ntibazi bagushuka ko ngo ni abayobozi ba koperative, ngo nabo banditseho. Haze abanditse ku cyangombwa bose bakwemerere ubwo bugure mugure. Sino nutabigenza gutyo bazaza baguteze ibibazo. Ikindi kintu, ashobora kuba ari umutungo w'abavandimwe basigiwe n'ababyeyi babo bakiriho, akaza kugurisha 4 kandi wenda urugero ari nk'abavandimwe 5. Wenda kwa kundi nk'umwana ajya kwiga hanze, akajya kwiga nko muri Canada, rero babandi nka 4 basigaye bakaba bakaza kugurisha ubwo butungo. Wa wundi wa muri Canada cyangwa mu kindi gihugu akazabimenya nyuma, ataremeje ubwo bugura, ashobora kuza akaguteza ibibazo. Mwagurishije mu buryo butemewe n'amategeko, mwagurishije ntahari, nagombaga kubyemeza ko nanjye umutungo n'uwanjye. Rero ni inshingano za wowe ugura kubanza ukagenzura niba ubwo butaka cyangwa se uwo mutungo utanditse ku bantu benshi. Niba nyine wanditse ku bantu benshi, nibaze bose basinye babyemere, nta kuvuga ngo kanaka yadutumye cyangwa iki n'iki. Cyangwa se niba ari umugabo cyangwa se niba ari umudamu ugiye kugurisha, ukabanza ukamubaza niba atarashyingiwe, niba n'umufasha we yarapfuye, ujya ku irembo bakugaragariza icyangombwa kigaragaza ko yitabye Imana, cyangwa se bagaragaza marital status ye, niba ari umugabo wubatse ukabibona, niba ari umudivorce ukabibona. Rero ni byiza ko ibyo bintu ubanza kubigenzura mbere y'uko ugura ubutaka. Niba ari ubutaka bw'abazungura, ukabanza ukamenya niba abo bazungura bose bahari, cyangwa se niba bemeje ubwo bugure. Ukabanza ukamenya amakuru kuri ubwo butaka kuko ni wowe uba ukeneye ubwo butaka. Ni byiza ko ugomba kubanza kugenzura ibyo bintu mbere y'uko ugura ubutaka kuko byagufasha. Ikindi kintu rero cya kabiri ugomba kubanza kwitondera, ikintu cy'ingenzi cyane,
banza umenye ngo ese umutungo tugiye kugura cyangwa se umuntu tugiye kugurana nawe ubwo butaka yabukuye hehe, yabubonye ute, ese abutunze mu buryo no mu nzira zemewe n'amategeko? Ashobora kuba yarabwibye, ashobora kuba yaranabubonye bukanamwandikwaho ariko yarabubonye mu manyanga, nawe ukajya kugura rero buri no mu bibazo. Ntugakangwe no kubona umuntu ubutaka bumwanditseho, kuko hari abantu bagurisha ubutaka mu manyanga. Aha umuntu ashobora kuba yarabonye ubutaka binyuze mu manyanga, nk'urugero ugasanga uwo muntu yaguze ubutaka abugura n'umuntu utari nyirabwo, yarabuguze abugura n'umuntu utari nyirabwo, ariko ugasanga yabuhawe cyangwa se ugasanga yabuhaye nk'imana ariko mu buryo butemewe, cyangwa yaburazwe mu buryo butemewe. Mushobora kujya gukora iyo mitasiyo bigakunda ndetse bukanamwandikaho pe, ariko nyuma yaho hakaba haza umuntu akavuga ngo ubwo butaka yabubonye mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ari nayo mpamvu ugomba kubanza ukamubaza, ese wa mugabo we cyangwa se wa mugore we cyangwa wa musore we, wa mwana we ugiye kugurisha ubutaka wabubonye mu buhe buryo? Ubwo butaka wabubonye ute mbere y'uko ubugura? Wasanga uburyo yabubonyemo butari muri ubu buryo 10 ngiye kukubwira hasi, icyo gihe wirinda kugura ubwo butaka. Rero ingaruka ushobora kwanga gukurikiza cyangwa urebe ubu buryo 10 ngiye kukubwira ngo ubanze ubugenzure neza, ukazasazira mu manza, ukajya wirirwa usiragira wiruka mu manza uvuga ngo naguze ubutaka mugura n'umuntu, byanditse ku cyangombwa, dukora mitasiyo, ibibazo sinzi aho biri guturuka. Rero ni byiza kubanza kumenya ubu buryo 10 bwemewe bwo kubonamo ubutaka. Igihe cyose umuntu azabukugurisha ugasanga ntiyabubonye muri ubu buryo 10 ngiye kukubwira, icyo gihe ubutaka ntuzigere ubugura. Ubu buryo 10 ngiye kubukubwira nifashishije itegeko. Mu ngingo ya 21 y'iri tegeko nyine ivuga ko uburenganzira ku butaka bushobora guhererekanywa hagati y'abantu, kandi bigakorwa binyuze muri ibi bintu 10 bikurikira gusa. Ikintu cya mbere, izungura. Umuntu yarazunguye ubwo butaka. Ikintu cya kabiri, yarabuhawe nk'impano. Ikintu cya gatatu, yaraburazwe. Ikintu cya kane, ikodeshwa cyangwa se yarabugurishijwe. Ikintu cya gatandatu, yatisha. Ikintu cya karindwi, yarabuhawe nk'ingurane. Ikintu cya munane, gutangwaho ingwate, yarabubonye gutyo mu buryo bwo gutangwaho ingwate. Ikintu cya munane, gutizwa. Ikintu cya cyenda, ikintu cya munane yabubonye bwaratanzweho ingwate. Ikintu cya cyenda ni ukubutizwa. Ikintu cya 10 ni ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bw'ihererekanya hakurikijwe uburyo n'inzira buteganywa n'amategeko. Ari nayo mpamvu mushishikariza kubanza gushaka amakuru ku butaka ugiye kugura, ukamenya inkomoko yabwo, kuko byoroshye gushakisha amakuru kurusha kujya mu manza. Ushobora kujya mu manza ugakubita imyaka 2, 5, 10 wiruka mu manza. Rero gushakisha amakuru byoroshye kuruta kujya mu manza. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kubanza kumenya mbere y'uko ugura ubutaka, ugomba kubanza ukamenya niba ubwo butaka ugiye kugura budatambamiye, butagwatirije cyangwa se budafite ibirarane by'imisoro, amazi n'umuriro. Iki ni ibintu bya mbere ugomba kumenya. Ugomba kubanza ukamenya ko ubutaka ugiye kugura budatambamye, butagwatiriye, butarimo amadeni y'imisoro, amadeni y'umuriro cyangwa se fagitire z'amazi, kuko nubugura ibi bizaba ibibazo byawe. Urumva ibyo bibazo byose uzahita ubizungura. Niyo mpamvu biba byiza ubanje kumenya ibyo bintu. Uburyo bworoshye bwo kumenya niba ubutaka ugiye kugura budatambamye ni ugukoresha akanyenyeri 651 nk'uko nabibabwiye,
ukemeza, aho bagusaba gushyiramo UPI y'ubwo butaka, bakakwereka ababwanditseho, ubuso bwabwo, niba budatambamiye cyangwa se butagwatirije. Ushaka kumenya amakuru yisumbuyeho wenda, ayo makuru nyine iyo ukanze ku kanyenyeri niyo makuru baguhereza. Ariko ushaka kumenya amakuru yisumbuyeho kuri ubwo butaka, ukamenya n'uwabutambamiye, akenshi usanga ubutaka butambamiye buba buri no mu manza cyane, cyangwa se ugasanga ubutaka buri mu ngwate, nuramuka uguze ubutaka buri mu ngwate cyangwa se butambamiye, ukimara kugura, ibyo bibazo byose bizahita bikwisukaho, bizahita bikwirundaho. Byose uguze ubutaka butambamiye, ntiwabanje kubisuzuma. Icyo gihe rero ibyo byose bizahita bikujyaho, ibyo bibazo byose uzabizungura. Niyo mpamvu uramutse wifuza kumenya amakuru arengaho, ushobora kugana ikigo cy'ubutaka kugira ngo ubaze amakuru yisumbuyeho umenye byinshi, cyane ko bitemewe nanone kugurisha ubutaka buri mu ngwate. Iyo harimo ibirarane by'ibisoro, mitasiyo, yo no mu kuyikora ntibyakunda. Rero ni byiza ko ubanza ukamenya ibi bintu, uwo mugiye kugurana akabanza akakugaragariza ko ubwo butaka mugiye kugura nta bibazo bifite cyangwa se nta birarane by'imisoro, kuko bitazakunda ko n'ubundi mukora mitasiyo. Niba ugiye kugura ubutaka n'umuntu, banza umubwire akemure ibirarane byose afite kuri ubwo butaka, kuko n'ubugura bufite ibyo birarane by'imisoro n'ibiki byose mugakora mitasiyo bikakujyaho, ibyo byose ni wowe uzasigara urwana nabyo. Rero uzaba uzunguye ibibazo byose biri kuri ubwo butaka. Ni byiza kubanza kumenya ibyo bintu rwose. Ikindi kintu cya kane kinabanziriza icya nyuma tunasoza, ugomba kubanza ukareba icyo ubutaka ugiye kugura bwagenewe gukoreshwa, ukanamenya niba icyo wifuza kuzabukoreshaho cyemewe bitewe n'aho uri. Ushobora kugura wenda urugero ikibanza ugiye kugira ngo uzacyubakeho, uve mu bukode, ukaba wagura nk'ubutaka wararangije kugenzura ibyo byose, ushaka kucyubakamo ndetse kiri n'ahantu heza wishimiye, uvuga ngo iki kibanza kiri ahantu heza, kandi aho hantu kiri wenda urugero hazaca umuhanda, cyangwa se ahantu kiri icyo kibanza leta yarateganyije ko mu myaka nk'itanu hazubakwa inganda, cyangwa hari ibindi bikorwa, cyangwa hazanyura insinga z'amashanyarazi n'ibindi bintu runaka. Ni nayo mpamvu biba byiza ukabanza ukamenya, ukajya ku karere ukabaza, ukamenya amakuru. Hariya hantu haguze ntabwo hazanteza ibibazo, hari ibindi bintu leta yaba yarapanze kuhakorera mu gihe runaka. Ushobora kuba ubwo butaka uguze ku gishushanyo mbonera buzanyuzwamo nk'uko nabibabwiye imihanda. Ushobora kuba ubwo butaka uguze butazigera buhabwa icyangombwa cyo kubakwamo, bitewe n'uko kuri icyo gishushanyo mbonera urugero hapanzwe ko mu myaka iri imbere hazacishwa wenda urugero inzira ya gari ya moshi, cyangwa se hazubakwa inganda. Ni byiza kwitabaza impuguke, ugashaka aba enjeniyeri, ugashaka abatekinisiye, ukegera n'akarere utuyemo, kugira ngo ubaze amakuru neza, ukamenya amakuru ku butaka ugiye kugura. Ushobora nanone kwegera one stop center ukabanza ukababaza, ese ubu butaka bwanjye bitewe n'aho buherereye mugendeye ku gishushanyo mbonera, ese nta nzitizi zigera mpura nazo, nkaba nabura nk'icyangombwa cy'ubutaka, cyangwa nkaba nabura icyangombwa kinyemerera kubaka. Urabizi kujya kubaka nanone niyo waba ufite ubutaka ntabwo upfa kubaka, ubanza kujya gusaba uburenganzira bukwemerera kubaka aho hantu. Ntabwo bivuze ko niba uguze ubutaka ugiye guhita utangira kubaka, usaba n'icyangombwa kikwemerera kubaka. Cyangwa se ukaba wagura ahantu hagenewe ubuhinzi kandi ushaka kubaka, uguze ahantu ushatse icyangombwa cyo kubaka,
barakikwimye kuko aho hantu uguze hagenewe ubuhinzi, cyangwa se hari nk'insinga z'amashanyarazi zizahaca, kandi urabizi neza ko ibi n'ubundi ntabwo biba byemewe, hari metero uba ugomba gusiga hagati y'izo nsinga n'aho wowe uri guca, cyangwa aho hantu uguze haragenewe ko hagomba guca inzira y'abanyamaguru, cyangwa urugero nuramuka uhubatse hari abantu bashobora kuba babura inzira y'aho hantu. Rero ni byiza ko ubanza kugenzura ibyo bintu ukamenya ese niba leta yemera ko niba uguze ikibanza ugomba gutanga inzira, ese ninamuka ncyubatsemo gutya iki kibanza ntibazanteza ibibazo bakambwira ngo hano cishamo inzira y'abanyamaguru, none ubwo ubutaka bwawe ntibuba bwangiritse se? Rero ni byiza ko ubanza gusuzuma ibi bintu. Ikindi kintu cya nyuma cya gatanu, ugomba kwishyura amafaranga yawe ari uko wagiye gukora mutation kugira ngo ubutaka uguze bube ubwawe. Ni byiza cyane kwishyura amafaranga yawe ari uko mwagiye muri mutation, kuko nibyo byiza. Nk'uko mubizi ubusanzwe abantu bakora amasezerano bisanzwe bakayakorana bisanzwe rwose, bakaba banakifashisha noteri usanzwe, ndetse akaba yakishyura igice akamubwira ko andi azayamwishyura muri mutation kugira ngo wenda atazabugurisha undi muntu, cyangwa se kugira ngo agufashe mukore mutation vuba, cyangwa se kubera andi atarayabona akavuga ko azishyura andi nayabona bagiye gukora mutation. Rero biba byiza iyo wishyuye amafaranga mwakoze mutation, kuko hari igihe ushobora kambibutse nanone uburyo bwo gukora amasezerano y'ubugure yizewe nk'uko biteganywa n'itegeko. Kambanze mbibutse igihe kintu mbere yuko nkomeza kuvuga ibintu byinshi. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 23 y'itegeko rigenga ubutaka, aho ivuga ko amasezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka akorwa mu nyandiko ishyirwaho umukono n'abahererekanya uburenganzira ku butaka, akemezwa kandi agahamywa n'umukono w'umunoteri w'ubutaka cyangwa se undi munoteri ubihererwa uburenganzira n'umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Ni uko nguko itegeko ribivuga. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko kandi aya masezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ashobora gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hifashishijwe umukono koranabuhanga w'abahererekanya uburenganzira ku butaka utangwa n'urwego rubifitiye ububasha hakurikijwe amategeko abigenga. Nanone reka noneho turebe ingingo ya 24 y'itegeko ry'ubutaka ryo muri 2021 icyo rivuga. Ingingo ya 24 y'iri tegeko ry'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka ivuga ko ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rigira agaciro ari uko rimaze kwandika muri registry y'ubutaka. Wowe ugiye kugura ubutaka, ishyura uwo muguranye ubutaka umusaba ako kanya kugira ngo muhite mukora mutation. Ibintu byo kuvuga ngo uguze ubutaka n'umuntu mukoranye amasezerano y'ubutaka, umuhaye miliyoni, for example niba mwumvikanye ko bugomba kugura miliyoni 30, umuhaye miliyoni 20 ngo andi miliyoni 10 uzayamwishyura mugiye gukora mutation, ibintu ntabwo biba bikwiye. Biba byiza niba uguze ubutaka ishyura amafaranga yose uyamuhereze, numara kuyamuhereza agukorere mutation birangire. Wowe ugiye kugura ubutaka ishyura uwo mubuguranye rwose, reka nongere mbibasubiranye, uhita umusaba muhite mukora mutation ako kanya. Uve mu byo kuvuga ngo nzaba njya gukora mutation nyuma. Ushobora kudahita ukora mutation bwa butaka waguze bukagurishwa undi muntu ukabihomberamo, kuko buba butarajya ku mazina yawe. Kandi buriya nk'uko mpora mbibabwira, hari systeme leta yadushiriyeho yo kuba wamenya niba ubwo butaka wamaze kugura bwagiye ku mazina yawe. Ya systeme isanzwe yo gukanda akanyenyeri 651 urwego ugashyiramo UPI y'ubwo butaka, wasanga butaragera ku mazina yawe, icyo gihe ubutaka buba butaraba ubwawe. Rero iyo bwanditse muri registre y'ubutaka bijya muri systeme, iyo ushizemo akanyenyeri 651
urareba ukamenya niba ubwo butaka bwagiye ku mazina yawe. Niba bwagiye ku mazina yawe rwose intsinzi uba wayitsinze, uba ugomba kubyuka ubutaka bwawe ari ubwawe. Rero kugira ngo ukande ako kanyenyeri 351 urwego ngo bikunde, nuko kuri balance yawe ugomba kuba ufiteho amafaranga 65. Utayafiteho ntabwo byakunda. Nk'uko nabibabwiye, ikizakubwira ko byageze muri registre y'ubutaka nuko bazagusorera icyangombwa gishya cy'ubutaka kiri ku mazina yawe, bive ku mazina y'uwo mwabuguranye, ariko UPI yo birumvikana izakomeza ibe yayindi. Igihe cyose uguze ubutaka ugasanga ngo nuko mwakoranye amasezerano y'ubutaka, ntukore imitation, ubutaka buba butaraba ubwawe. Mu gusoza, reka mbabwire ko mugomba kujya mwitondera iki kintu cyo kugura ubutaka. Mugomba gushyiramo inyurabwenge ndetse mukaba mwakoresha ubu buryo uko mbubabwiye uko ari 5 kugira ngo mube sûr ko ubutaka mwaguze bwabaye ubwanyu. Kanongere mbashimire mwabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse nanabashishikariza gukomeza gukora subscribe, like no kutwandikira muri comment bitewe n'icyo utasobanukiwe, ndetse no kudufasha gusharinga ibi biganiro kugira ngo bigere ku bantu benshi, bizabafashe batazahura n'abatekamitwe bakaba babatuburira. Murabizi ko system igenda yiyongera, uko iterambere rigenda riza ni nako abantu bababeshyi bagenda baza ari benshi, ukaba wagura ubutaka ukaba wabihomberamo. Rero ushobora kunyandikira kuri iyo nimero yanjye aho hasi, ukanyandikira kuri email cyubahiro1elvis@gmail.com, cyangwa se ukanyandikira muri comment ubaye ufite inyunganizi, ubaye ufite buhamya ushaka kuduhereza tukaba twakorana ikiganiro, cyangwa se ubaye ufite inyunganizi. Murakoze cyane, mugire icyumweru